manu ngiye naragoye manu jewe ndataha saa 8 z'amanywa najya mu rugo ngasanga wakinze urumva nimugoroba noneho rero nahagera bagahita banyohereza kurara ingana uzi ko wagoye koko ntange ndabyumvije ubu se ngewe iyo ngeze mu rugo ntaranakomanga baba bamaze kumva umwuka wanjye agahita banyingurira shabyihora ubu maze icyumweru ndahari ingange mani baragowe noneho ngiye kugira ngo nkwemeze uze kuza tugere no mu rugo uze kwirebera ibiba ndahita banyingura kandi nta ubu nureba ko aya manywa ngiye tugiye nasanga iwacu bakinze bakananyiruka papayi n'umugome mani yahita nyica mani yebaba we saa 8 z'amanywa saa 8 z'amanywa aya ngereka nze nkwereke noneho ko ibyo mba mvuga ari n'ukuri tugende mite nkomangure ko adahita banyingura gukingurira mani ni izina pe ko pere wawe ngira ngo agira amahane mani amahane se yiki uriya musaza iri ari zembe nari kubitarirebye na papayi wawe yo mubonye ndamuti ako narusha papayi n'umugome my friend ndagenda nk'ubu ngubu warapfuye agahita nkubita ipaci nkagwa mwiriya ngarame noneho akurusha na jiri kora hano wumva urubavu yararumenye ubu ngubu yewe haraboze mwana uko asigaye kuza amenyo wazagiye kwa muganga njye nyine reka homega home nahangaha nubona ko hakinze buriya ningerayo ndahita bibwiriza ntaranahagera aho genda gerayo waba uhagaze ngiye guhagarara uhita ubinyereka urananye ndahita nkuramo isomerega gerayo mani reka nze mbabwire seni noneho bapfasha abantu baragowe koko ubu ngubu ngo ndagera mu rugo bakanga kunyingura ndabice yewe mwiriwe yewe niyo umwana wawe wabyaye nyingurira papa kwa papayi nyingurira ahubwo nigire mu nzu aya masaha ni sangahe nawe urasetsa koko papayi ahubwo kingura ntari warigeze no munsi turahangana reka kandi ubwo se papayi nawe ariyongera kapana umuheto we uzo komanga abaye ngare kubwo se yarangishe umwana yarano wawe sha uzagaruke n'ikindi gihe agarara mati reka nze ndakinga noneho uzinjira ukumbajije